Yes, n'abasuhuje cyane mu byubahiro byanyu. Iyi ni Digital Wealth Academy Pro, nizere ko mumeze neza kuko ni byiza duhora tubifuriza. Ubushize rero muri video y'ubushize nasobanuye ibyo dushobora kugenderaho cyangwa se ibyo umuntu yagenderaho byatuma atazareka umwuga wa Forex. Ibyatuma atazawureka. Narabisobanuye rwose. Niba utarashoboye kubona iyo video wasubira inyuma ukareba video iherutse mbere y'iyi ngiyi, urasangamo byinshi kuri ayo makuru by'umwihariko. N'ubu rero hari amakuru meza ajyanye n'umwuga wa Forex mbazaniye by'umwihariko ngira ngo mbagezeho. Iri soko mubona ni AUD USD, hari ibyo tugiye gusobanuraho. Ni ukuvuga ngo tugeze gusobanuraho strategy yitwa smart money concept. Abantu nibasaba yuko tuyisubiramo twongera kuyisobanura, wenda niba hari abatarayibonye haciyemo amavideo menshi ubwo bazabitubwira, ariko ni strategy abantu bamwe bakoresha, ntabwo ari bose kuko strategy zo gucuruza zo ni nyinshi, ariko nagira ngo nibande kuri point umuntu yigeze kumbazaho mu minsi ishize, ndavuga nti reka nzayivuge mu buryo burambuye kuko ushobora gusanga hari n'abandi iyo point nubwo batabajije yafasha. Point ya order block. Mu by'ukuri icyitwa order block, kugira ngo reka nze ngire icyo mbereka gatoya, ni ukuvuga ngo kugira ngo tuvuge yuko dufite a valid order block, ni ukuvuga ngo ibi bintu ko ari bitandatu bigomba kubahirizwa. Uko ari bitandatu byose bigomba kubahirizwa, nibwo dushobora gufata icyemezo tukavuga tuti iyi ni strong order block dushobora guheraho twinjira mu isoko by'umwihariko. Icya mbere, ni ukuvuga ngo izi terminology ngira ngo ziramenyerewe muri smart money concept, muri iyo strategy, muri iyo trading strategy, bijyanye na order block na fair value gap na break of structure, change of character, ibyo bita liquidity sweep, ndumva abantu babimenyereye. Ni ukuvuga ngo ku bijyanye rero no kubona valid order block hari ibigomba gukurikizwa bikurikira. Icya mbere, it must cause a strong disbursement. Ni ukuvuga ngo hagomba kubaho strong impulsive move. Ibi ngibi ndagenda bivuga ariko ngenda ntanga n'urugero kugira ngo birusheho kumvikana. A strong impulsive move, yaba mu buzamuke cyangwa se mu bumanuke, ibayeho cyane cyane kuri key level, hepfo cyangwa se hejuru kuri supply, hasi kuri demand area cyangwa se hejuru kuri supply area, ubwo icyo gihe nibwo iyo strong impulsive move twayiha agaciro. Ikaba ari imwe muri points z'ingenzi ziranga ko iyo yaba ari order block iri valid. Ariko ikindi cya kabiri, it should break market structure. Ni ukuvuga ngo uko isoko ryagendaga bidahindutse ntabwo yaba ari order block yaba ibayeho mu byo. Rwose hakabaho impinduka mu kuntu isoko ryagendaga. Iyo tuvuze ngo break of structure, abantu bayizi cyane muri trending, mu bwoko bwa muri trending market iri downtrend. Ubwoko bw'isoko bukaba ari trending, direction ikaba ari uptrend, tukabonamo break of structure. Ubwo ni ukuvuga ngo isoko riri trending nanone ariko direction iri downtrend, nabwo break of structure tuyibonamo, ubwo ni kuri lower high. Sibyo? Iki gihe iyi ni point ya kabiri iranga yakemeza yuko iyo order block tubonye iri valid. Ikindi cya gatatu, it should live in balance. Ni ukuvuga ngo hagomba kubaho fair value gap. Hagomba kubaho fair value gap, nibwo twemera yuko iyo kendo niba idasize fair value gap kubera umuvuduko igendanye, ntabwo turi buvuge ko ari valid order block. Icya kane, it should remain unmitigated.
Uvuga ngo hano bakatubwira ngo fast touch is equal to higher probability. Ku rugero rufatika turaza kubibona mu buryo buririyo. It should align with the highest time frame. Ni ukuvuga ngo bikajyana n'icyerekezo cy'ukuri cy'isoko turebeye muri time frame nini by'umwihariko. Ikindi cya gatandatu, it should be near liquidity. Iyo order block igomba kuba ibereye ahari liquidity. Ibijyanye na liquidity nabyo ndaza kugira icyo mbibereka ariko turebera kuri chart nyachat kugira ngo umuntu ashobore kubyumva. Strong order blocks often form after a liquidity sweep below equals low cyangwa se above equals high. Unuvuga ngo yaba ari below equals low ni hasi kuri demand area, above equals high ni hejuru kuri supply area. Ubwo tugiye mu rugero rufatika kugira ngo ibi bishobore kumvikana, uvuga ngo naha reba nkaha urugero rufatika kuri iyi pair. No kuvuga ngo kugira ngo tuvuge ko habayeho order block iri valid bya nyabyo, nuvuga ngo iri soko ryaturutse ahangaha ritwereka ko rigiye kuzamuka by'ukuri, ariko ntabwo ryazamutse bya nyabyo, ahubwo ryarongeye risubira inyuma. Ubwo ni uvuga ngo abari barinjiriye hano harimo abari barimuwe na stop loss bayizamuye bavuga ati karabaye rirazamutse, ubwo abo ngabo mu gusubira inyuma bashobora kuba baranavanywemo. Ariko ni uvuga ngo iyo turebeye hano iyi candlestick iyi ngiyi natunzeho n'iyi fresh y'icyatsi, aho ngaho iyo niyo order block. Ko nyuma y'iriya candle turi very convinced ko iri soko rigiye kuzamuka ku rugero rushimishije kandi bizaba ni ikibazo cy'igihe. So urabona iyi candle uburyo ireshya, urabona ukuntu yaturutse hasi nta week nini inahari hasi itangira kwifominga. Reba ukuntu inareshya, reba ukuntu isumbi yayibanjirije y'aba sellers. Ni ikimenyetso gikomeye cyane. Iyo ni order block. Aho ngaho rero irangiye iyi candle, kwinjirira hano umuntu akazamukana n'iri soko ni ibintu rwose bikwiriye. Uvuga ngo umuntu winjiye neza hano ni umuntu winjiriye aho, kugira ngo aka kantu nari nashyizeho ni akajyanye na risk to reward ratio. Ahandi hari order block ya nyayo, ni uvuga ngo ni igihe hamaze kubaho liquidity sweep. Liquidity sweep bigenda bite? Ni uvuga ngo habaho kuzamura isoko. Urabona nk'iri soko bararizamuye, hano iyi ni bullish engulfing, hano hakurikiraho indi candle turavuga tuti karabaye isoko rirazamutse. Reka da, baramanipira. Icyo bita stop loss hunt cyangwa se stop loss hunting. Uvuga ngo ya manipulation ya market makers, uvuga ngo bagasubiza inyuma isoko kugira ngo bajye gukubita kuri za stop loss bavanemo abantu, ibyo bita stop loss hunt. Ubu nibwo tuvuga ngo habayeho liquidity sweep. Iyo terme nicyo gihe ukoreshwa. So barangije haza indi candle nanone y'aba sellers, haza indi iyi ngiyi y'aba buyers yakurikiyeho. Urabona ko isumba yayibanjirije y'aba sellers. Hano turavuga ko iyi ni bullish engulfing nayo. Aha hantu ni ahantu heza ho kwinjirira umuntu azamukana n'iri soko. Ubona ko na manipulation ubwayo yari irangiye. Isoko ryarazamutse rigize hara hejuru, rikora retracement, rikora retracement, birongera haza indi move nini cyane izamuka. Ngira ngo murayibona iyi candlestick y'aba buyers, iyi ngiyi iri mu ibara ry'umuhondo. So ni uvuga ngo rero aha hantu nkuko mubibonye n'aha ngaha niho hatwereka strong order block cyangwa se iziri valid by'ukuri. Ubu hano iri soko rigiye kuzazamuka kandi koko muzabibona kuri AUD USD. Hatabaye izindi mpamvu zitandukanye, isoko dushobora kuzagaruka dusanga ryarageze kuri strong resistance hara hejuru. Yes, noneho hano nagira ngo nsobanure ibijyanye na hari utundi terminology dukunze gukoreshwa muri iyi strategy, utwo bita inducement ndetse na liquidity sweep nari maze kuyivugaho. Inducement rero ni igihe the move that lures traders into taking positions.
move ituma aba traders binjira mu isoko kandi nyamara igihe kitageze. Iyo niyo bita inducement. Iyo niyo bita inducement, ari mu buryo bwo kubabeshya. Noneho liquidity sweep ni iki? The move that takes out stop loss, correct liquidity. Ya move ibaho yo gusubira inyuma igenda igakubita kuri za stop loss kugira ngo itware liquidity, accumulating liquidity, bakuremo abantu mu isoko, bashobore kuvanamo abantu. Dore ngibi nibyo barimo gukora hano. Ni ukuvuga ngo iyi candlestick y'umuhondo yaje ikimara kubaho, ikirangira, abantu bahise bashaka uburyo bakinjira muri iri soko bavuga bati karabaye rirazamutse kuri Eurocard, bashyira ama stop loss hano munsi. Ubu hari habaye icyo twita inducement hano. Noneho umunsi ukurikiyeho ari wowe uyu munsi n'ubundi, aho kugira ngo bukomeze kuzamuka ahubwo baramanura. Ubwo habaye icyo twita liquidity sweep. Baraza bakuramo abantu hano, ubu indi candle izakurikiraho niba ari nk'ejo birashoboka yuko hari it's a probability. Forex is a game of probability. Birashoboka ko bashobora kuzazamura, bashobora no kumanura bakabanza bakavuga bati wenda hari n'ama stop loss yandi ari hano hasi hepfo aha ngaha bakagezayo bakabona kuzazamura by'ukuri. Ubwo candlestick iyo twita valid order block turayitegereje mu by'ukuri, iyo ntabwo iraza. Iyo ntabwo iraza, turayitegereje. Iyi candle turimo kubona ni iya liquidity sweep, bagamije stop loss hunt kugira ngo bakuremo abantu ba accumulating liquidity babone kuzazamura iri soko, niba intego yo kuzamura izaba ikomeje. Ndumva aho ngaho bisobanutse. Hanyuma ikindi nagira ngo mvugeho ni iyi ngiyi turimo kureba ni BTC kuri USDT. Ni BTC kuri USDT. Ku bijyanye na cryptocurrency, ngira ngo murabizi kuri YouTube channel yacu ubundi mbere yitwaga Digital Wealth Academy Pro, tuza guhindura yitwa Digital Wealth, mbere yitwaga Digital Wealth Rwanda, ubu yitwa Digital Wealth Academy Pro. Bajyaga tubagezaho n'amakuru ya cryptocurrency mu Rwanda batarashyiraho ya mategeko akakaye, namwe mwisomeye niba mujya mukurikira. Ubundi ariko abantu bungukiyemo byinshi kuri iyi channel, basobanuye neza ibijyanye na Bitcoin halving. Ese Bitcoin halving ni iki? Iba ryari? Bigenda bite? Bakoze video mu buryo butomoye nsobanura kuri icyo kintu. Hari abantu benshi baje muri cryptocurrency muri side ya P2P, muri iyo business ya P2P, kuko hari business, hari abantu bayikorana bunyamwuga nk'uko umuntu agenda agafungura iduka rye agacuruza mpaka nijoro, bakora P2P ku ma exchange atandukanye, cyane ariya ari centralized. Uwo mwuga hari abantu bakora ku kazi kandi karabatu. Hari abajemo kubera ko bamenye amakuru kuri iyi channel. Ikindi twafashije abantu mu bijyanye na crypto tutarabigenza gakeya kubera nyine ya mategeko yaje namwe muzi yo mu Rwanda no kwa side yo mu Rwanda by'umwihariko, basobanuraga ku bijyanye na trading muri futures, ndetse twahaye abantu amakuru ku bijyanye na Dex Screener nicaho crypto z'imvubuka zikiza, uburyo umuntu ashobora kujya kugurirayo crypto itaramamara cyane, aba yashobora kuzamamara akifite bikamugirira umumaro. Uburyo umuntu ashobora gukoresha amasoko ari decentralized, ibyo bita decentralized exchanges, n'uburyo umuntu yazibikaho umutungo. Urugero harimo za Phantom, Trust Wallet, MetaMask, Token Pocket n'izindi zitandukanye. Ndetse na crypto holding nayo twayivuzeho tubwira abantu izo bantu bashobora kubika, twajyaga dutanga n'impamvu zitandukanye bitewe na research twabaga twakoze. So ubwo rero ni ingaruka kuri Bitcoin, ni imwe muri crypto niyo ikomeye yabanjirije izindi za 2008 ishyira na 2009 gutyo. 2009 nibwo bavuga ko neza yabayeho bakakorwa na blockchain yayo. Ariko icyo nje kuyivugaho Bitcoin by'umwihariko turebye kuri iyi chart, cyangwa se iyo tuvuga ngo ni isoko, iyo twitegereje isoko ni iyi chart tuba turimo kuvuga twitegereje. Iyo twitegereje iyi chart cyo gisobanuye ngo iyo twitegereje iri soko, ni ukuvuga ngo turebye hano hagiye harimo izo twita impulsive move zifatika, cyane cyane nk'iyi iherutse kubaho, iratwereka yuko hari aba market makers barimo gufata icyemezo bakibikaho Bitcoin. Dore ngiyi move ukuntu ireshya,
reba utundi dukendo dukurikiyeho muri iyi minsi, ndi muri daily time frame, iki ni ikimenyetso kigaragara yuko Bitcoin mu minsi iri imbere igiye kuzazamuka. Igiye kuzazamuka kandi nawe nuyiba hafi uzabibona neza ko hari impinduka zibaye mu bijyanye n'izamuka rya Bitcoin. Ngira ngo urimo urarebera muri weekly time frame, reba ino move yabanje kubaho mbere yuko habaho ubuzamuke bufatitse, urabibona iyi move yabanje yigeze kubaho mu gihe cyashize muri za 2024 gutyo. Reba hano hasi witegereje neza, wenda reka nse bigaragaze neza ubirebe, iyi ni bullish engulfing candlestick pattern. So bivuze ngo aba buyers bari very strong, ku buryo iri soko bagiye kuzarizamura urugero rushimishije. Abazariba hafi hari umusaruro byanze bikunze nabo bazaribonamo. Ubwo ni hahandi tugiye vuga ibitandukanye, ariko tukanavuga ngo none se hari opportunity tugiye kuzinjiramo nihe, kugira ngo tutababwira ibisanzwe gusa, ahubwo tubabwire n'ibiri imbere, aho umuntu ashobora kugira icyo asarurira. Nk'abantu dukurikirana isoko hafi ya buri munsi, tugashakamo opportunity, tugashakaho kwinjirira kugira ngo turebe umusaruro twarikuramo, tugire pips dukorera, tugire ibyo dukemura mu bijyanye n'ama invoices atandukanye tuba tugomba kwishyura. Ni ugukanda kuri like na subscribe kugira ngo amakuru ya Digital Wealth Academy Pro ajye kugeraho ku gihe, kandi Imana ibarinde.